mwaramutse mumeze mute igitondo cyiza cya tariki ya 25 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 turi kuwa gatandatu wa nyuma usoza ukwezi kwa karindwi. Reka nizere yuko mwese mwaramukiye mu muganda. Mu by'ukuri ni nayo mpamvu ngiye kuri ngiye video iraza kubageraho ikererewe cyane kubera ko twagombaga kubanza kunyura mu muganda tukabanza tugakora umuganda kabisa. Ni inshingano zacu, ntabwo igihugu cyacu tugikora umuganda kubera ko ari itegeko cyangwa kubera ko tubitegetswe, ahubwo ni inshingano zacu kugira ngo tube ahantu heza hasa neza kandi buri wese yabigize muri ruhare. Inshingano zanjye ni inshingano zawe kugira ngo tugire igihugu gisukuye, tugire igihugu gisukuye mu by'ukuri gisa neza, kuba abanyamahanga abaza bakatwigira icyitwa isuku bakavuga ko Kigali ari umwe mu mijyi isukuye rwose iri ku isi. Mu by'ukuri ni ukubera yuko haba hashyizweho gahunda nk'izi ngizi za leta, so zishyizweho ntituzubahirize ntacyo byatanga, amasaruro byatanga. Ubutumwa ngiye mbagenera nk'umunyarwanda ukunda igihugu cyanjye nuko mwajya mwitabira gahunda nk'izi ngizi mudasigana. Abarumwe urubyiruko ndabizi abenshi nimwebwe munkurikirana, kandi abizi ni mwebwe benshi mupinga bino bintu, zino gahunda ziba zarashizweho. Ndagira ngo menyeshe ko urimo urazipinga uyu munsi ariko ejo niwe uzaba uziyoboye. Ese niba utumva akamaro kabyo, niba utumva akamaro k'ibyo bikorwa, ejo nuba wabaye umuyobozi runaka ubwo bizagenda bite? Nibwo uzabyumva, ntabwo ariko mbitekereza. So mugomba kubimenyera mukiri bato rero, kugira ngo igihugu cyacu tugisukure kandi gise neza. Ubwo bwari ubutumwa nkomora muri local government. Hanyuma rero reka tuzamukana show deal zacu zo kuri uyu wa gatandatu. Kwa gatandatu aba ari umunsi w'imikino myinshi cyane, aba ari umunsi w'amarushanwa menshi cyane, ni weekend birumvikana, haba ari expectations nyinshi cyane. Mu by'ukuri cyakoze ndabiseguraho, ntabwo nje muri studio collect twanamaze kuyiterekaho amafaranga ku buryo nayibereka, ariko irahari. Ni odi 149. Mbisubiremo, collect score ihari uyu munsi wa none ni odi 149. Ndayitangira amafaranga makeya. Icyo usabwa niba uri umuntu utaranyandikira cyangwa se uri umuntu utarakorana nanjye, cyangwa niba waranakoranye nanjye waba uri muri groupe cyangwa iki ukaba ushaka iyi collect score, fata telefone yawe jya kuri WhatsApp, andika iyi nimero yanjye. Abafite ya nimero yindi twakoreshaga ntabwo ikiri gukora, turakoresha iyi nimero isanzwe twatangiranye, ni 079 44 78 632. Gisubiremo, fata telefone yawe jya kuri WhatsApp, ohereza message kuri 079 44 78 632. ubwo bari hanze y'igihugu mwibuke kubanza kwandika country code cyangwa se code y'igihugu, ubwo ni +250 nikamena akamenyetso ko guteranya 250, noneho ugakomeza kuri 79 44 78 632. Ikibazo uri buzinyandikira urabanza unsuhuza birumvikana nk'umuntu warezwe, umbwira ati hello mumeze mute, nitwa runaka mperereye aha ndashaka iyo collect score yo kuri uyu munsi wo kwa gatandatu, iyo odi 149 watubwiye ko ari amafaranga make yitangira. Ese nangahe uri uyitangire? Mbaza ngusobanurira icyo bisaba kugira ngo ukore iyo collect score, mubwire n'icyizere nyifitiye ko igomba kuryaho ndimo ndagikura, maze ubundi uyitereka amafaranga yawe makeya rwose, wirire agatubutse. kandi washoye makeya, si ngombwa ko dushora ibintu byinshi cyane muri rusange. Reka ubwo ngibwo bya collect score mbivuyeho, cyo kimwe n'ibya Vieta. Uyu munsi turakina Vieta rwose, nejo ntabwo twakoze neza, ntabwo twakoze skenyari imwe yonyine, ariko uyu munsi turakora signals enye. uyu munsi ya Vieta nabwo ntucikwe. Ibyo byose nukumbaza kuri ya nimero yacu, even na groupe VIP VVIP byose nukuzumbaza icyo biba bisaba, ariko s'il vous plaît ukaza witwaje ku mafaranga, kuko yo uraza kuba uyasabwa, uraba uyakeneye cyane ku rwego hejuru. So ntucikanwe rero kunyandikira vuba hakiri kare ukimara kubona aya matangazo. Tuganire kuri aperi yababa we, tuganire ku mupira w'inyarugenge. Sekafa Kagame Cup yarayitangiye. Nanjye nari depressije nk'umuntu uri mu biruhuko, udafite akazi kenshi cyane kan stress muri iyi minsi. Ndavuga niri foke manuke ngere ku Kigali. Ewana aperi ntabwo ibyo twabonye ibyo twari twiteze kubona. Ndibuka karirimbo karirimbaga twiga muri primaire, twabaga twagiye gufana ikipe zacu za primaire, ugasanga turimo turaririmba abizaza byumiwe bumiwe n'ibikabyo bazanye bumiwe mon bi ta itanu.
ntabwo bisanzwe kandi ibitego byari bunabe byinshi. Gor Mahia yakinnye umupira ufunguye, Gor Mahia yakinnye umupira, noneho mediane ya APR simbizi, ntabwo umupira wo mu Rwanda kubera akazi kenshi mba nifitiye ntabwo njya nkunda kuwukurikirana cyane, kubera akazi kenshi mba nifitiye ntabwo njya nkunda kuwukurikirana, ariko cyane APR ifite abandi bakinnyi batari bariya bakinnye nijoro, kuko mediane ni ubwa mbere mbonye mediane itakaza umupira kenshi kuva natangira kureba umupira yabo wo mu Rwanda yabo w'i Burayi. Ni ubwa mbere nyine mbonye mediane y'amazi no mu mipira twakinaga y'abakozi ba leta, ntabwo ntigeraga mbona hari ikipe ishwandarika kuri kubona nyine mediane y'amazi mu kibuga hagati ukabona nta kintu kirimo. Ikibuga hagati rero byapfuye, ntabwo atake yakora, ntabwo defense yakora, mu kibuga hagati niho umutima w'ikibuga w'ikipe ubundi. Baba we Abanyarwanda nyine ikisebo cyatwishe. Umukuru w'igihugu yari ari muri stade areba ikipe yashinze muri 1996 mu by'ukuri irimo igaragurika cyane, aravuga ati ibi bintu ntabwo byumvikana, ariko nyine no kundi byari bugende. EPP yacu nyine EPR barayinyweza. Ubu ku munsi w'ejo ni ukureba niba Rayon Sport yo yabasha kugira icyo ikora. Ndibuza ko iyi mikino ya Sekafa kandi mushobora kuyibetinga kuri #play Gorilla Games @rwa ni bet ya Gorilla Games. Imikino ya Sekafa yari iriho, APR rwose yanandishije, urabona amafaranga nanayishize ku bitego byayo bibiri, numvaga rwose iri bubibone, niyibona kimwe bahita bakora icyo bita cashback, cash refund, bagusubiza amafaranga ko waguze over ya kimwe, kandi iyo kibaye kimwe nyine ntabwo biba byabaye, ariko nubwo nawe wariwe bagusubiza yawe. Narinzi ko byibuze nibona kimwe ndasubizwa yanjye, yabona bibiri nkarara nimereye neza, ariko birangira intengushye. Ekipe ya EPR rero yadutengushye twese, iranaturisha twese, ariko uyu munsi amafaranga nizere ko muri buze kuba muyakorera. Hari ikipe ya Singida Black Stars inafite kino gikombe cya Sekafa Kagame Cup giheruka cyabereye muri Zanzibar. Ikipe ya Singida igomba kuba itsinda jya kuri Gorilla Games ukine. Ikipe ya Singida gutsinda match yakina n'ikipe yitwa Jamus, hanyuma Simba irakina na Mogadishu City, ugure Simba gutsinda umukino. Nizo match zihari muri Sekafa uyu munsi wa none, hanyuma Rayon Sport ikazabimanuka ku munsi w'ejo. Mvuye kuri ibyo ngibyo byo muri Sekafa n'andi makuru yo mu Rwanda, nkazamuka mu mikino isanzwe yayindi yo ku mugabane w'Uburayi ngutegurira isanzwe, wanariza nkubwira ngo utoranyamo ama ekipe yawe wizeye. Betting tanga amafaranga bro, ariko nawe ushobora kuribwa amafaranga yari yo yose uretse uva gutekereza. Na miliyoni 100 wazihomba, na miliyoni 10 utumva warabonze 100 ngo 500 ngo miliyoni 5 ngo wumve ngo na miliyoni 100 wazibura. Ariko iyo wabikoze gake mu bwenge kandi mu rugero aba customer banje baba VIP bonye nkunda kubabwira, wifata amafaranga ufite uyu munsi wa none niba ugiye kubetinga. Tuvuga urugero, uyu munsi mfite 200 kuri konte, fata amafaranga ufite uyagabanyemo 4, amafaranga wateganyije kubetinga yagabanyemo 4, uyashyire ku ipari ya mbere wateguye. Ngo ya 200 ndafata 50 ya betting kugira ngo uyu munsi ninshya ejo nzaba mfite igishoro, kandi nabwo kuko nahiyenga sigarana igitano, narya igitano nzarigabanyamo 4, niyo byaba 5 ugomba kubigabanyamo 4. Kuko betting ikorwa nuko nguko twebwe tukina urusimbi, ibintu byo kwimariramo, ibintu byose tukagenda tukajyamo twese ntabwo ntabwo ari byiza cyane. Hanyuma tuve kuri iyo mikino, tuve kuri ibyo byose tuzamukira kuri Gelforce na Djurgården ni mu Busuwisi. Ikipe ya Djurgården tuyayigura umukino kuwutsinda cyangwa se ibunganye. Kisaisa 10:15 Akron irakina na Zenit St Petersburg mu gihugu cy'Uburusiya muri Premier League yaho. Mujye mwibanda kuri no mikino y'amarushanwa rwose, uraza kugura ikipe ya Zenit St Petersburg kuba itsinda match. Mu mikino ya gishuti ikipe ya Wildstone iraza kubikina na MK Dons. Uyu mukino ndagusaba kuza kugura MK Dons gutsinda match cyangwa se kuza kuba iyinganya. MK Dons ni agakipe rwose gakinaga mu cyiciro cya gatatu, ariko Japanski kukazamutse muri championship kuko last season kitwaraga neza cyane rwose. So baraza kuba bakina na kano gatimu rero ka Wildstone, ugure double chance ya MK Dons. Hanyuma Ajax na Brøndby muri Danish Super
Liga nabo baraza kuba bakina IGF rero na Brondby. Ni match ikomeye cyane ariko ahangaha bamenya ko muri match ziheruka kubahuza bose ekipe ya IGF yagiye igaragaza kuba yitwara neza cyane kurusha Brondby. Gusa iyi match yo kuri muso none ndagusaba both teams to score, ubwo nibiba bisobanuye ko ama ekipe yombi araza kuba abona za gorazo. Hanyuma turazamutse mu mikino ya gicuti cyane, twacuncumutse ekipe ya PSV na Villarreal. PSV yo mu gihugu cy'Ubuholandi, Villarreal yo mu gihugu cya Espanya. Uyu mukino uraza kuba ukomeye cyane, ndagusaba both teams to score, ekipe yombi kuza kuba abona gorazo. Rennes na Club Brugge ni umukino nawo ukomeye cyane, Rennes mu Faransa, Club Brugge yo mu gihugu cy'Ububirigi. Uyu mukino ndaza kuza kugusaba kugura Club Brugge gutsinda match cyangwa se kuginganya. Subiye muri shampiyona y'Abasuwisi ni bayita Swiss Super Liga. Mu Suisse bose birumvikana, ekipe ya Servette iraza kwikina n'ikipe ya Servette iraza kwikina n'ikipe ya FC Basel. Aya makipe yombi na amakipe akunda guhangana cyane. Imikino hafi 10 iheruka, Basel yatsinze 6, banganya 1, hanyuma Servette itsinda 3. Zibuza imikino 4 iheruka, Basel yatsinze 3, hanyuma banganyamo umukino umwe wonyine. Ariko kandi muri iyo mikino hagiye habonekamo ama ekipe yombi kwinjizanya byibuze mu mikino 3 muri 4 baheruka gukina vuba hangaha, birumvikana. Ariko mu mikino hafi ya myinshi aya ekipe yombi ajya abona gorazo. Hanyuma rero uyu match ndaza kugusaba kuza kugura both teams to score, cyangwa se ama ekipe yombi kuza kuba yinjizanya. Kanzamuke muri match za gicuti na none nsubiyeyo, ekipe ya Athletic Club de Bilbao iraza kujyana n'ikipe ya Eibar. Azubundi iyi match ngusabe kuza kuba ugura ekipe ya Athletic Club de Bilbao gutsinda match. Standard de Liège irakina na Juventus de Turin cyangwa se Javier Dame Bianconeri Signora. Amakipe yo mu Butaliyani ajya kunda kugurisha ama match, ariko ntekereza ko iyi match Juventus turayigura gutsinda umukino cyase kubunganya. Sporting kabisa Club de Portugal iraza kuba ni Sporting Club de Portugal niyo iraza gukina na AS Monaco. Iyi match iraza kugusaba both teams to score. Hanyuma Luzerne na Fana MC na FC Thun mu gihugu cya Swiss n'ubundi niho nsubiye. Iyi Luzerne iraza kuba ikomeye cyane. Imikino iheruka kubahuza vuba hangaha, Luzerne yatsinze 5, hanyuma iyi ngiyi itsinda 4, banganya umukino umwe. Ariko byibuze mu mikino byibuze uheruka byari 2-1 bya FC Thun. FC Thun kandi yari yatsinze 4-1, FC Thun 2-1, FC Thun yari yatsinzwe 3-2, hanyuma FC Thun yari yatsinzwe 3-1, yari yatsinze kandi bibari yanganyije 2-2. Birumvikana ko aya ekipe kuba abona ibitego yombi biba bikubiye kenshi cyane. Ayoza kugusaba both teams to score, ama ekipe mbikuza kuba yinjizanya muri uyu mukino kuri uyu munsi wa none. Reka soreze ku mukino ugomba guhuza ikipe ya FC Porto n'ikipe ya Aston Villa. Aston Villa igerageza kureba ko yakwiyubaka neza cyane. Iyi match ndaza kugusaba n'ubundi Aston Villa kuza kuba ibona ibitego 2 muri uyu mukino. Akunda cyane ko nawe wahisemo kunkunda, handika kuri 0744486332. Wibuke gushyiraho country code ni +250, maze udukomeze nimero unyandikira umbaze kuri audio 149 ya collect score igiye kongeraho mu kanya mu masaha 4:20 nibwira bingezeho niko bambwiye aba suppliers banjye. Iraza kuba imeze neza cyane, yizewe cyane. Mbaza icyo biruze kuba bisaba kugira ngo ugikore ni audio 149. Mbaza amafaranga bisaba kuko nta mafaranga make cyane rwose, ninashyize amafaranga make bro. Niba ufite amafaranga yose waba ufite, aya ariyo yose ufite, ntunanirwe kunyandikira kuri iyi ball. We nyandikira tuyuciringe tubivugane, nkubwire amafaranga, umubwire niba wayabona, umubwire yo wabona ese nangahe, maze ubundi tubasha kuba dukorana kuri iyi boro yo kuri munsi wa none. Avyeta kandi nayo tugiye gutangira gukina mu masaha y'isa 5, turaba dutangiye rwose muhumure. Muraza kuba mubibona neza cyane tugenda duhikoraga Avyeta. Hanyuma kandi groupe ya VIP nabo baraza gukora cyane, ndimo ndagwa no kwishyira ku murongo hari umumedirator cyangwa se umu-admin nahaye autorité cyangwa se ububasha bwo kuba akora mu byukuri akora amanyanga, ariko ku munsi w'ejo namukuyemo ndamuhagarika. Ntanga nitangazo, nizere ko mutari bwongere kuba mukorana nawe. Mwimuze mu nyandikire twiganire direct, ninjye muri abo muvugana, njyewe nyiri kuvuga, nyiri gutegura ibintu byanjye, njye tuzajya tuba turi kuvugana 100%. Ibindi byose cyo kuza kumbwira ngo runaka yandiye amafaranga ngo kandi nabonye ibyo ngibyo nipfa ko mba natanze amatangazo, njyewe ntacyo namba ngibazwa. Hanyuma rero reka tugendane neza cyane 5-5 correct score ntigucike, Avyeta ntigucike, groupe ya VIP ntigucike, byose uje witwaje amafaranga kugira ngo tubiganireho tubashe kuba dukorana. Mugire weekend nziza ndetse muhahe murongo mwese. Ciao aba VIP.